abantu banjye murakumumeze neza hano bari dufasha bisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. Rero mu minsi yashize niko twabonye itangazo rivuga ko ubu ushobora kujya muri system y'imibereho myiza y'abaturage ukaba wahindura amakuru yawe kugira ngo baguhindurire icyiciro cya mituweli utagombye kuba wajya ku kagari, ku murenge cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye, kuko ibi ngibi nyuma yaho hasohokeye amakuru ya mituweli, ibyiciro cyangwa se amafaranga umuntu azajya yishyura. Nyuma yaho hari amabarura yabaye mu myaka yashize, ayo mabarura rero yakaba yarashyizwe mu ngo z'abatura muri system y'imibereho myiza y'abaturage, ugasanga nyamara bagushyizeho ibintu, ugasanga wenda kera hari akazi wakoraga bagukoreho ibarura nyamara ubu ntukigakora, n'andi makuru agiye atandukanye yo kuba nyine wahindura imibereho ubu ugashyiramo amakuru ari current ufite aka kanya, amakuru ufite aka kanya, ufite abana bangahe, ubaye uku n'uku nguku, none ntibagushyireho ya miruho yo kwishyura ibihumbi 20 cyangwa se 8 cyangwa ibihumbi 5. Muhawe ikaze ku Burezi Rwanda TV, niba rugamba igeze kuri YouTube channel nkubwire ngo kandi like, subscribe, ufungure zigira tujye tubana igihe cyose. Like yo ni buri wese ugomba kuyikora kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi cyane, abanyarwanda benshi cyane. Murabona tunyuze muri itangazo gato baravuze ngo uburyo bwo kuvugurura no kunoza amakuru y'urugo muri system y'imibereho, buri rugo rw'abanyarwanda rugomba kuba rubaruye muri system y'imibereho myiza y'abaturage. Umusanzu wa mituweli ushingira ku makuru agaragazwa na system. Birumvikana neza ko ya makuru twatanze kera mu myaka yashize niyo yagendeweho baguha bagena ari amafaranga. Mbere y'ibindi byose umukuru w'umuryango abanza kureba ibyashingiweho bigena umusanzu urugo ruzatanga, akanda akanyenyeri 195 akanze iki kano kanyenyeri. Noneho gukosoza no kunoza amakuru y'urugo bisabwa n'umukuru w'urugo abinyujije ku rubuga mbaza.gov.rw cyangwa ku murongo wa mbaza uri ku rubuga irembo.gov.rw. Noneho akagari gasuzuma ubusabe kakagaragaza impinduka zikwiriye. Umurenge wemeza impinduka zagaragajwe n'akagari cyangwa ukagena uko amakuru y'urugo aguma ukasanzwe. Umuturage ahabwa igisubizo binyuze muri mbaza cyangwa akongera kureba amakuru akanze n'ubundi akanyenyeri 195. Ubusabe bw'umuturage bugomba kuba bwasubijwe mu gihe kitarenze iminsi 2. Rero iyi system ya mbaza tugiye kuta tuyinjiramo byihuta cyane, twanditsemo ngo mbaza.gov.rw, ndavuga hehe muri Google Chrome yacu. Turazamo hano nkuko mubizi wandikemo mbaza.gov.rw. Bahita ni citizen engagement. Iyi ni system rwose ubwashije twabonye ukuntu ushobora gutangira ikibazo gisanzwe, ariko nk'ibisanzwe hano ikintu cya mbere ugomba kuza ugakora, uraza hano wandike ngo tanga ikibazo, ukande hano handitse ngo tanga ikibazo. Ku bantu mutabonye video y'ubwashize mwibuke neza, hano twaraje wibagiwe ijambo banga, turaza turiyandikisha hano, dushyiramo iki, dushyiramo irangamuntu, turaje twinjira nyine nk'ibisanzwe. Mwareba ya video nta kibazo, ahubwo iyo umaze kwinjira hano mbaza nari ninjiriye muri account itari iyo umaze kwinjira hano, ugezemo hano uraza ukaza hano handitse ngo tanga ikibazo. Umaze kuza hano tanga ikibazo ushyiramo intara, akarere, ugashyiramo umurenge, ugashyiramo akagari, ugashyiramo ibisobanuro by'ikibazo ubwo ni umutwe. Rero ukavuga ikibazo ukacyandukura bihambaye, ukavuga ati ngewe ndi umugabo cyangwa se umugore ufite abana banaba, umuryango ngizwe n'abana banaba, ntunzwe n'ibi, nakoze mfite akazi ka contract imyaka 2 kararangiye, nabaruwe mfite ako kazi ubu ntako gifite, wenda ubu ntacyo nyibarizwamo. Niba koko ukavuga amakuru ya nyayo, ufite akakanya, mfite n'iyi cyane, nayo mfite isami ingana uku ntayo ngifite, byose ukabivuga nyine. Niba ari n'inyandiko ukayishyiramo, then ukavuga ati gatanga ikibazo ahangaha. Bimaze gutanga ikibazo rero biba byiza yo wahisemo hahandi utuye. Niba ari umudugudu ugahitamo umudugudu, niba ari akagari ugahitamo kakagari utuyemo, kuko iyo uhisemo ibindi usanga ikibazo cyakigiye mu gukemurirwa ahandi hantu kandi ntibagufite, barakwihorera cyangwa se kikanatinda. Bashobora kugikemura ariko kigatinda. Rero ikiza no guhitamo aho utuye pana aho udatuye. Ndatekereza rwose ahangaha ibintu bimeze neza. Uyu uranje utanga handitse tanga ikibazo.
hano hari inyandiko n'ibimenyetso, ushobora kwandika ibaruwa ugashyiramo wenda n'ibimenyetso bya mudugudu, niba ari n'amafoto ukashyiramo nta kibazo, asigaye uka-uploading, sibyo? Asigaye ugakanda hano handitse ngo tanga ikibazo. Rero amakuru nari mbafite hano ku Burezi Rwanda TV nayo ngayo, kwibutsa ngo niba rwambigeze kuri YouTube channel kanda like, subscribe, ufungure nzogera tugitubana igihe cyose. Ni nimero ushobora kumbonera igihe ugize ikibazo, ni iyi ngiyi iri aha ngaha kuri screen 0792101089. Ushaka no kudutera inkunga nta kibazo wakanda akanyenyeri. Sawa rero, bye bye. Imana ibarinde uburezi, akazi na technology byose ni bya. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe.